inkuru nshya mu matwi mashya. Buretse gato tujyane akantu ku kandi. Nyamuneka nuza gutinda ndabizi neza ko uri busigare. Banza mve kano kantu. 15 Mutarama 2025. Amateka yaranditswe ibi neza biri kuri ino foto. Itegereze neza amafaranga ndetse ibindi byose ibyo biyoboye isi. Genda gake ntungenze cyane. Tuve mu bya Kongo ariko badi ntiwibagirwe RDF igisirikare cy'u Rwanda. Turizo kubigaruka ukantu ukabika ahantu. Nyamuneka badi byose bijya gutangira ubundi byagenze gute? Ariko ubundi amakuru yari amafoto ntangiye imbereka byagenze gute? Ese niki cyabaye? Bamwe bati aha mwabantu nta makuru mufite nta nayo muzigera mumenya. Abandi bati byagenze bitese. Hamwe rero wa muntu we mbanze nkubwira akantu ku kandi. Muri ukazateke nababwiye haruguru 15 Mutarama cyangwa se 15 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025. Duheruka amakuru avugwa yuko rwose ubukwe bwabaye ariko benshi batireka reka gusa impaka zacitse bukiye bwaho ubwo video yageraga hanze ndetse rwose video yabyemezaga neza cyane. Badi rero uyu munsi tugiye gucocura tuva akantu ku kandi ku nkuru igeze hanze aka kanya by'umwihariko ku mafoto mwatangiye mubona, ariko aya mafoto turibuze kuza kuyagarukaho. Ikindi mbafite n'inkuru y'ibanga mutari muzi ariko nayo ndibuze kuza kuyivugaho mu mpera z'iki kiganiro. Mbahaye ikaze rero by'umwihariko ku Gitabo TV show. Niba ari ubwa mbere ugeze hano rero nyamuneka reba ko amaze gukanda subscribe, like, share na comment. Niba utarabikora nawe rwose uhita ubisoza ubundi twatake ibyanze kwatakika. Ubundi nkubwire amakuru y'ibanga benshi mutari muzi ku nkuru imaze kugera hanze nonanga nkuko maze kubabwira nyine. Ariko ubundi byagenze gute? Ni mu gihe bamwe bamaze igihe bavuga bati nyamara yaba Vestina yaba Dorcas barazimye pe bati nta kirimo. Abandi bataha iturize nta makuru mufite. Bamwe bati rero twari twarabivuze ko yaragiye mu gisirikare n'ubundi cy'umugabo we Idris Odrago. Ako kanya rero bamwe bati aha reka ntago bishoboka. Abandi bati aha none se mwabonye ino myenda urabona atanditseho Vestina. Abandi bati aha reka bati ibi ni ibinyoma. Badi ubundi ukuri guhari n'ukuhe? Ese igihari ni iki? Reka munyemerere gato cyane tugendere ku magambo uwo bita Irene Murindahabi akaba na CEO wa MI Empire. Icyo yatangaje ubundi yavuze iki? Byagenze gute? Ese kuba ano mafoto yagiye hanze akagera hanze ku bakunzi b'abana b'abakobwa ubundi byagenze gute? Bamwe bati nyamara bano bakugashaka ko bagiye gutandukana ku bigendanye na muzika. Abandi bati nyamara bigiriye hanze ntago bakibinanga. Bahaye ikaze muri kiganiro aho byose tugiye kwiva mu muzingo ukamenya ukuri guhari. Ariko badi icyo ugomba kumenya nuko byinshi ari ibinyoma, dore ko bamwe bavuze bati yabaye umusirikare wo hakurya. Abandi bati ni umusirikare wa Yesu cyangwa se Yezu bitewe n'imyizerere yawe. Ariko ibi ngibi bigiye gusobanukirwa. Reka no munyemere ngaruke mu kanya nze turebere hamwe ibyo Irene Murindahabi amaze gusobanura kuri aya mafoto. Rero badi yagize ati Izayi by'umwihariko umutwe wa 42 umurongo wa 13 ntiyavuga icyanditseho ariko arakomeza ati yebo entre parenthèses nitawale. Arongera ati mutegereze rwose amasaha make cyane muriteguye. Ako kanya amentioninga Vestina na Dorcas ku mbuga nkoranyambaga zabo zose. Badi tukivuga dutyo natwe twagize duti ariko ubundi aha wenda dusoma Bible gakeya cyangwa se Bible ariko ntibyatubuza kureba ibiri hano hantu. Ubundi baravuga iki muri Izayi umutwe wa 42 umurongo wa 13? Nyemerera gato cyane twerekeze muri Bibiliya yera ubundi twumve neza ubutumwa yaragiye gutanga. Handitse hati Uhoraho agiye gusohoka nk'intwari, azimye umunwa nk'ingabo iri ku rugamba, avugishije akamo n'impuruza, aratontomye kandi ateye abanzi be nk'umurwanyi w'intwari. Badi nuko handitse. Ubwo ushaka gusubiramo aragenda afate Bibiliya ye yongera ifungure nawe anyuzemo amaso. Ariko aya magambo avuze iki? Uretse gato mu magambo make ntabwo uyu mwana w'umukobwa agiye kujya mu gisirikare, ahubwo umva neza witonze inkuru ihari.
sinzi niba ujya ukunda gukurikirana imbuga nkoranyambaga cyane by'umwihariko z'abana b'abakobwa, ariko badi nanjye nshobora kuba naba nibeshye, ahubwo si ngo wafunguye ino video atari uko utabakurikirana, ahubwo reka tuvuge tuti hagiye gusohoka bombe y'indirimbo iteye ubwoba. Nzi neza ko abantu benshi muzakunda kandi mukayiryoherwa, ariko mu yandi makuru ugomba kumenya ni uko abana b'abakobwa mu ndirimbo bagiye gusohora ni indirimbo ishobora kuzaba iri mu Giswahili. Ese badi iyo ndirimbo murayiteguye cyangwa ntabwo muyiteguye? Ndagira ngo tuze gura muri comment mumbwire uko mubyumva, ndetse niba neza rwose ibi bintu binabashimishije. Ubundi nyamuneka hari ibyo nayo ngiye kugaruka, ariko ndavuze ntikambyihorere ntawamenya. Gusa nta bikomeye cyane kubyo ngiye kugarukaho ni iby'abandi bavuze bati nyamara uyu mwana w'umukobwa bati bamushyingiye atwite batazongera gukora indirimbo 2045. Abandi bati yewe atucecekere wa mugabo we biragoye, ati n'uwo mwaka rwose ni vuba cyane, bati sabwa azagaruka muri muzike. Abandi bati si impano yari afite, abandi bati yewe bati nuko twabonye urugero rwe, bati abandi twabonye urwego rwe, bati nta kirimo. Ariko badi ntimugire ubwoba, ntimugire guhangayika, kuko ibi byose bifite impamvu n'intandaro yabyo. Yewe mvuze ibyo gutwita nibuka iyi nkuru muri kureba muri kamera zanyu se cyangwa muri telefone zanyu, murebemo nyamuneka murabyemerewe. Bati uwo bita Juno Kizigenza abateye umwana w'umukobwa inda, nkuko amaze iminsi ari kugenda bivuga, bati rwose bati Juno Kizigenza yanteye inda. Uyu nguyu rero ngo ni Joyeuse wa Juno. Badi ibera muri izi mbuga nkoranyambaga ibintu twirirwamo ni ibibazo n'ibindi bindi, ariko si undi badi kuko yabari bamuteye inda cyangwa no gushaka gusebya umuntu. Ndagira ngo duhure muri comment mumbwire uko mubyumva, mumbwire neza n'umwanzuro ugomba gufatwa. Ese umuntu ugenda agasebya umuntu cyangwa se akamuvugaho kitagakwiriye n'ibindi nk'ibyo ngibyo, ubundi niki cyo kigomba gukurikiraho? Nyamuneka rero ndabizi neza ko namwe ubwanyu rwose mutajya murya iminwa. Ngaye nguko rero dore iyo ni inkuru igezweho mu mujyi wa Kigali, ndetse n'iya Vesera na Dorcas yuko bagiye gusohora indirimbo iri mu Giswahili. Nubwo benshi bavuga bati nyamara yandi bagiye gusohora batari kwigana Mbonyi, abandi bati nyamara n'umurimo w'Imana nta shyari. Ariko badi mubibona muti? Ubundi izi mbuga nkoranyambaga, izi social media muzibona muti? Ndagira ngo tujye muri comment tuganire kuri aka kantu, ubundi ari nako tunagana ku musozo. Reka babwire ko ubundi mwe dukomeza kubana umunsi ku munsi nimwe bangi, nta bandi badaharwe nyine ntabahari. Badi twakavuze bukira bugacya, ariko icyo ugomba kumenya ni kimwe gusa, nuko nyuma y'ibi ngibi byose turi buze kuza kubona indirimbo nshyashya kandi neza rwose mu minota mike cyane. Iyi ndirimbo izaba ari iya Vestina na Dorcas, gusa izinwa riri gutekerezwaho cyane ndetse na benshi. Ni indirimbo igiye gusohoka n'ubundi ibintu bisa nkaho rwose bimeze neza, ari uburyohe, ari ubunyunyusi, by'umwihariko mu bigendanye na showbiz, dore ko n'ubundi yari amaze igihe rwose amaze gusezerana ku mugaragaro na Idris Owedrago. Ibi ngibi bikanagaragaza neza rwose ko yishimye kandi yishimiye urugo. Ariko badi uretse gato hari icyo twari twibagiwe. Ubwo iyo ndirimbo nisohoka iri hagati yo kuba yakwitwa Yebo, naho ibindi byose simbizi. Gusa ku rubuga by'umwihariko rwa YouTube ndetse na Instagram ni zimwe mu mbuga ziri gushyushya ino nkuru rwose ku rwego rutigeze runagaragara, ku rwego rutanabayeho. Benshi rero bakavuga yuko rwose yari inkuru nziza kandi ari inkuru abantu bose bishimiye. Badi reka rero tuze gutegereza ikiri buze kuvamo ndetse nuko biri buze kugenda, n'igihe turi buze kuza kubonera iyi ndirimbo isohotse, kuko nzi neza ko abantu benshi bayikunda kandi bayishimiye. Ibyo ntabwo twabitindaho. Badi tutaragera ku musozo, reka babwire ko mbafitiye inkuru nziza. Nzi neza ko mwese mutegereje kumva, ariko abayizi n'imbarwa n'umubare muke cyane, ariko nta kibazo rwose muza kugira, kuko ndababwira akantu ku kandi, ntimuze kugira ubwoba cyangwa se ngo mutinde. Reka nkubwire ko nkufitiye inkuru nziza. Iyo nkuru ushobora kumbaza bati ese iyo nkuru ni iyihe? Ubundi iyo nkuru rero nta yindi, ni iyi ngiyi. Nzi neza ko benshi mwishimiye, yumve kandi iragufasha, igukore ku mutima. Badi ni uburyohe bwanyu kugira ngo muyumve. Mbara gato cyane nyishyiremo, naho ubundi ngewe tuzadukomeza tubane nk'ibisanzwe.
mukomeze mugire imigisha y'Imana, amahirwe n'amafaranga n'ibindi byose mwifuza. Ubundi Imana ikomeze ibahe kwifuza kwanyu. Ikindi ntegereje comment zanyu, like, share na comment nyamuneka, ariko ikinyenzi nshaka ko mukora ni cya kindi n'ubundi ni kimwe gusa. Mumbabarire mwese mwitonze, murebe ko mwamaze gukanda subscribe ndetse like, share na comment. Mukomeze mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane rwose. Yemwe bantu mwari mutegereje ya filimi yo mu mwaka wa 2025 iryoshye kandi imeze neza yamaze kuba yahagera. Ni filimi bise Dead Heart, aho ari filimi iryoshye cyane abantu benshi bamaze gukunda. Rero kankubwire ko yamaze kugera hanze kandi iryoshye cyane rwose. Ukungu kumfukamye niko n'umutima wanjye uciye bugufi. Namaze imyaka 3 yose nkushakisha, sinigeze ncika intege mpaka nkubonye. Iyi filimi rero ushobora kuyisanga kuri channel yitwa Niyo Inta 250. Yewe mbega filimi iryoshye we, filimi nshya yo mu mwaka wa 2025. Ni filimi iryoshye, ni filimi y'urukundo, ariko ikaba filimi irimo amagorane menshi cyane. Ariko ubundi byagenze gute? Story y'iyi filimi ni iyihe? Ngaye nguko rero byari igitondo kimwe aho umusore yabyutse mu kwicura asanga mu ntoki afitemo amaraso, ku rundi ruhande abona umukobwa bararanye yapfuye ndetse asanga afite imbunda mu ntoki. Ese byagenze gute? Bayita Dead Heart. Niki kumva kuri wewe mu gihe umukobwa wanjye wajyanye ari muzima bukira mu gitanda cyawe yapfuye. Afanye n'icyo bahamagaye umugabo w'ishugore. Arabeshya te kandi ufite intwaro mu ntoki. Mugabo rero mu by'ukuri bamufatanye intwaro mu ntoki kandi ntabago azi uko umugore we yapfuye. Ese iyi story yubakiye ku iki? Byagenze gute? Niki cyabaye kuri uyu musore? Dore ko byamaze kuyoberana. Rero biroroshye cyane, fata telefone yawe ubundi werekeze muri YouTube. Numara kugera muri YouTube ujye ho basacingira, unyandikiremo ijambo Niyo Inta 250, ubundi ugereyo urebe filimi yose yamaze gusohoka, episode hafi ya zose. Gereyo namenye kandi subscribe, like, share na comment. Nibikugora kandi urebe muri kiganiro comment ya mbere yanditseho Dead Heart, urahita ubona link ihari, ubundi uyikandeho ikwerekeze kuri iyo filimi. Mukomeze muryoherwe na Dead Heart.